haje imirongo yose iri muri Bibiliya Satani atinya ninga. Iyo mirongo yose Satani atinya ni 70 kuva mu itangiro ukagera mu byashuye ni 70. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ura murongo Satani arawutinya, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Uzawature uri mu bitaro, uzawature uri mu makuba, uzawature uri mu ntambara. Urupfu ni ingaruka y'icyaha, uburwayi ni ingaruka y'icyaha, inzara ni ingaruka y'icyaha. Abantu bose abi amazina y'abatanditswe mu gitabo c'ubugingo bagafatwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday, umurongo hamwe ukuri utugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisabiro kumwe naje Mana Kiza Edouard ari mu Rwanda. Shalom shalom abari mu Burundi, yambi abari muri Afrika, mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom turakunda ni gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Burayi, shalom turakunda namwe mu nshuti zacu. Abari ku mugabane wa Amerika turakunda gose kandi mu mukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibahumugisha. Abari ku mugabane wa Oceania, shalom turabahaye ikaze kuri gusenga everyday. Nkuko muri kamera za gusenga everyday tubaha turi kumwe na n'umutumirwa, turi kumwe na Dr. Revera Pasteur. Uraho Dr. Shalom shalom. Uraho? Turakomeye. Urashima Imana? Turashima Imana, turi bazima. Pasteur, watangira usuhuza abantu unasenga Imana? Turasuhuza bene data abadukurikira kuri channel ya gusenga everyday. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Turacakomeza no kubaganiriza ijambo ry'Imana, murusheho kudufasha kubitanga no ku bandi kugira ngo bakire ubutumwa bwiza. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza, icubahiro ni icawe Mana. Turakuraritse uyu mwanya mwiza tugiye gusagiza ibyanditswe byera bene data batuye ahatandukanye, ibihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, amahanga yose, kugira ngo bakire ubutumwa bwiza. Turi mu nshingano ikomeye Yesu Kristo yasigiye abigishwa, baravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bose, amahanga yose kuba bigishwa banje. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru kwatangirana natwe kugira ngo ubutumwa bwawe burusheho kwamamara. Abazimiye, abakristo bizeye ariko badakomeye barusheho gukomezwa n'ijambo ryawe, kandi abazimiye batarurwe n'ijambo ryawe bihane, binjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, kugira ngo babe muri wa mugabane ugiye kuza gushikira mu gihe gito, kugira ngo bime ingoma y'iteka idashira. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Tuge kubaha ikaze kuri gusenga everyday. Pasteur, abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye kubijanye na Bibiliya. Abantu bafite ubwoba, kandi hariho Bibiliya, hari ijambo ry'Imana. Ese Pasteur, niki Satani atinya? Hari imirongo Satana icyambere atinya gukiranuka. Ego. Ego. Icyambere atinya no gukiranuka. Umukristo urimo gukiranuka anesha Satani, ariko hari imirongo ya Bibiliya ibishigikira. Ego. Ku buryo iyo yatuye, ego, haba mu kaga, haba mu makuba, haba Satani yakwibasiye, aratinya agahunga. Zo mpamvu iyo mirongo ni myinshi muri Bibiliya. Turatangira ku mugabane wa mbere. None se Pasteur, haje imirongo yose iri muri Bibiliya Satani atinya ninga? Iyo mirongo yose Satani atinya ni 70. Ego. Kuva mu itangiro ukagera mu byashuye ni 70. Akayitinya cyane ku buryo watura uri mu makuba agahunga. None se Pasteur, ariko kuwatura gusa utarawushize mu bikorwa biba bigaragara kudakiranutse. Ariko iyo watuye washobora no kuwushira mu ngiro. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. N'ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana igice cya 13:17. Iyo mirongo nubwo itera ubwo Satani akayitinya, ariko kuvuga ukiranuka bigira imbaraga kurushaho. Yego. None se Pasteur, uwo mugabane wa mbere waruvuze n'uyuhe? Umugabane wa mbere ugizwe n'imirongo 10.
umurongo wa mbere uboneka muri ndirimbo ya Dawidi Zaburi ya 23 ahantu havuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena, aryamisha mu cyanya cy'ubyatsi bibisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshimba yawe n'inkoni nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abansi banje, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, kandi nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Uriya murongo wa 4 uvuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshimbo yawe n'inkoni birampumuriza. Uriya murongo Satani arawutinya. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu ukawatura ukiranuka mu mutima, Satani arahunga. Umurongo wa 2 ni Zaburi ya 27 avuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanje n'agakiza kanje, Uwiteka niwe gihome kinkingira, nta cago cyo mu isi kizagira icyo kintwara. Wo n'umurongo uprononsa ukavuga ukiranuka, kuko isengesho n'imvugo y'umukiranutsi irakiza. Nizo mpamvu iyo watuje akanwa kawe uvuga iyi mirongo ukiranuka, Imana iragukiza. Umurongo wa 3 ni Zaburi ya 91 umurongo waho nuwa 10 kugeza ku murongo wa 13. Haravuga ngo azagutegekera abamarayika be bakuramire, bakurindire mu nzira zabo zose, bazakuramira mu maboko yabo kugira ngo udakubita ikirenge kubuye, kandi uzakandagira intare ni nzoka, kandi uzakandagira impiri na skorpiyo, uzakandagira umugunzu w'intare n'ikiyoka. Uriya murongo Satani arawutinya cyane. Ni umurongo wa 3 Satani atinya. Umurongo wa 4 Satani atinya uri muri Yesaya igice cya 54 umurongo waho ni wa 17. Haravuga ngo iteka ryose ndi Uwiteka, nta nkota bazagucurira izagira ikigutwara, ntayo na hato. Abantu bazakugambanira, abantu bazagutekerezaho ibibi, abantu bazakwanga, abantu bazaguteza amakuba, abantu bazakwiba, abantu ariko uriya murongo uvuga ngo nta nkota abantu bazagucurira na rimwe izagira ikigutwara, kandi nta rurimi ruzahagurukira kukurwanya ruzagushobora, ahubwo ururimi rwose ruzahagurukira kukurwanya uzarunesha. Iyo ni isezerano Uwiteka Nyiringabo yahaye abakiranutsi be. Ndi Uwiteka ninjye ubivuze. Iryo ni isezerano ryahawe abakiranutsi. Nta na rimwe uzaneshwa. Abazagutekerezaho ikibi, abazagutegurira kugushira mu makuba, abazagucurira intwaro bishaka guhamya ko naho baba bicaye ahantu bagacura intwaro z'ubwoko bwose, nta ntwaro abanzi bazagucurira izagira ikigutwara, kandi nta n'ururimi ruzahagurukira kukurwanya ruzagushobora. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo n'ururimi ruzibesha rugahagurukira kurwanya uzarutsinda. Uwo ni umurage Uwiteka yasigiye abakiranutsi be. Uwo murongo nawo Satani arawutinya. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu urupfu ni uwa mbere, Satani arawutinya. Ariko ririya jambo rivuga ngo naho bagucurira inkota abanyabyaha ntaco bazagutwara, kandi naho indimi zose zaguhagurukira zikuvugaho ibi cyangwa se zikwanduza cyangwa se zigusebya uzazitsinda. Uwo ni umurage Uwiteka Nyiringabo yasigiye abakiranutsi be. Ijambo Satani yongera gutinya ni ijambo ryanditswe muri Matayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 10, aho Satani yajanye Yesu ahirengeye ku musozi maze amwereka ubutunzi bwose bwuzuye isi. Aramwereka ati biriya ndabiguha nupfukama ukandamya.
biriya byose ndabiguha. Muri Lukaho igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 4 kugeza kwa 6 haravuga ngo biriya byose amweretse ubutunzi bwuzuye isi n'ibirimo byose n'ubwiza bwabyo, ndabiguha nupfuka mukandamya akavuga ngo ninjye wabigabanya. Yesu yamusubije ijambo Satani atinya, yaravuze ngo genda Satani, handitswe ngo uramye Uwiteka ari ukorera wenyine. Ni Matayo igice cya 4 umurongo wa 10. Uramye ugenda Satani, uramye Uwiteka abari ukorera wenyine. Satani arawutinya cyane uriya murongo, kwaje usubiramo buri gihe. Naho Satani yagushukisha ibindi akakubwira ngo ndamye, kuko Satani afatira abantu mu kuramya. Na nizo mpamvu mu makosa cyangwa amafuta abantu bakorera Imana harimo ibyaha, hakabamo ibicumuro, hakabamo ibisitaza, hakabamo amakemwa, ariko kiriya cyo kuramya kiri mu rwego rw'icyaha, ntabwo ari igicumuro. Kuko kuramya ni ukuramya Imana, ni relation verticale avec Dieu. Nukuvuga ngo ushobora gucumura ku Mana udacumiye ku bantu, nta nicyaha, cyangwa se ugacumura ku bantu udacumiye ku Mana. Ariko iyo ari ku Mana babyita icyaha. Kuraguza, kurahira ibinyoma. Na nizo mpamvu Satani nicyo yabanje kumushukisha, aravuga ngo ibi byose n'ubwiza bwabyo nupfuka mukandamya, ndabikwegurira kuko ari nje wabigabanye. Ntabwo Yesu yamugisha imbaga ngo wabigabanye uri hehe, oya. Yabonye ko Satani ari mu nshingano ze, kuko isi yarayigabanye nyine. Kandi muri Yohana ya mbere igice cyaho cya 5 umurongo wa 19, Yohana ya mbere avuga ngo turabi Imana ariko isi yose iri mu mubi. Nuvuga ngo ageze ibiganza hose ariko ntabwo ari umuneshi. Ari amagambo rero yahagurukiye kumutwika, kumusenya, kumwandagaza, kugira ngo nabazi kufite ayo magambo igihe cyose aguhunge. Umurongo wa 6 Satani akoresha, naho Yesu yohereje abigishwa be ijambo ry'Imana bavuga ngo bariya 70 bagarutse baravuga ngo abadayimone baratwumvira mu izina ryawe. Ariko Yesu arabasubiza ngo nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi. Nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, nta kizagira icyo kibatwara. Nukuvuga ngo bari bagiye mu butumwa bwiza, bagezeho bakora ibitangaza bikomeye, kuko Yesu yari yasezeranye ibimenyetso bigumana n'abizera. Aravuga ngo ngibi uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ngibi ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazafata inzoka mu izina ryanjye, bazanywa ikintu cyica mu izina ryanjye, bazavuga indimi mu izina ryanjye. Ibyo bimenyetso bigumana n'abizera ni ibihoraho, ntabwo ari iby'igihe gito. Nubwo bamwe bavuga ngo byari byemeye mu gihe cy'iminsi y'intumwa, ariko ni ibimenyetso bihoraho. Kuko Abaheburayo 13:80 havuga ngo Yesu ko yarari niko ari uyu munsi kandi niko azahoraho iteka ryose. Ibimenyetso bigumana n'abizera ni bizagumana nabo. Bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazafata ikintu cyica mu izina rya Yesu. Nuvuga ngo bazafata inzoka mu izina rya Yesu, bazagwa ikintu cyica mu izina rya Yesu, bazaramba ikiganza ku barwayi mu izina rya Yesu, kandi bazavuga indimi byose mu izina rya Yesu. Ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera. Ni koko bigenda bicogora uko abantu bahura n'ibihendo by'isi n'ubutunzi cyangwa se n'amagorwa. Noneho n'ubuzima buruhije byatumye ibimenyetso bigumana n'abizera bisa naho bitandukanye nabo, ariko ntabwo ari byo byabataye, ubwo nibo babitaye. Abantu kubwo kuba mu bihendo by'isi no gushakisha ubutunzi n'ubuzima byatumye abantu bisa nkaho batandukanye n'ibimenyetso bigumana n'abizera. Ariko none Yesu aravuga ngo nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, nta kizagira icyo kibatwara.
ndetse arababwira ngo icyakora mwirukanye abadayimoni koko, ariko cyane cyane mwe kuja murishimira ko abadayimoni babubaha, muje mwishimira ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ariya ni amagambo yashatse guhuguza abantu bitwazaga ibitangaza bibwira ngo birahagije. Oya, ibitangaza bitavuye mu mutima ukiranuka ntabwo biba bihagije. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yakobo igice ca 5 umurongo wa 16 bavuga ngo isengesho ry'umukiranutsi niryo rikora ibitangaza rigakiza umurwayi. Ntabwo ari isengesho rya buri wese, ahubwo ni iry'umukiranutsi. Biriya bimenyetso rero bigumana n'abizera ntibizahoraho, igihe cyose cy'itorero rizaba rigikorera mu isi bizahoraho. Abazagaragara ko batabifite ni abazaba barabitaye, ntabwo bizaba byarabataye, kuko Imana ntihinduka na Yesu ntahinduka n'umwuka w'Imana ntahinduka, ariko abantu barahinduka bitewe n'ibihe. Uko hari umugani waciwe muri Matayo 13 umurongo waho wa 18 kugeza 24 haravuga ngo mu bibi byasohoye imbuto, zimwe zigwa ku nzira zimarwa n'inyoni, izindi zigwa ku rutare zumishwa n'izuba, izindi zigwa mu mahwa zirakura koko ariko zikorana n'amahwa, zimaze gukura ku bibisore amahwa araziniga ntizashobora kwera nk'uko wazibibye yifuzaga, izindi zigwa mu butaka bwiza. None uwasobanura umugani asobanura ku ngingo ya 3 ngo zirazaguye mu mahwa ni babandi bumva ijambo ry'Imana bakanezerwa bakumva bafite n'ishaka ryo gukorera Imana, ariko none batekereza iby'isi, ibihendo by'isi n'ubutunzi, aho abandi bageze n'amarushanwa yo ku isi y'ubutunzi yamahwa akaza akaniga rya jambo ryari riri muri we, asa n'izabirwe mu mahwa. Uwo ni umurongo Satani atinya cyane. Nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi, nta kintu kizagira icyo kibatwara. Nugera mu makuba cyangwa ugeze mu kaga uzavuge imwe muri iyo mirongo, uvuga uti naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntaco nzatinya, nta kibi nzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe, kandi inshimbo yawe n'inkoni nibyo bimpumuriza. Ukaje uvuga ayo magambo igihe cyose uhuye n'akaga, Imana izagutabarira muri iyo mirongo ikomeye ya Bibiliya. Umurongo wa 7 n'Abaroma 8 umurongo wa 31 wa 37 kugeza 39 hari ahavuga ngo tuvuge iki se ubwo bimeze bityo? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umuhisha wacu ninde? Imana iri kumwe nawe ukaba uri kugendana nawe. Mu murongo wa 31 Satani ati ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umuhisha wacu ninde? Ubwo Satani bari kumva kuko ari umubisha akaba ari umurwanyi ariko si umuneshi. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ariko ku murongo waho wa 37 haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Oya, ntawe. Nubwo byaba makuba, nubwo byaba kurenganywa, nubwo byaba intambara, nubwo byaba indwara, nubwo byaba icorezo, ntabwo byabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo arega abera baho turicwa umunsi ukira muduhora, twagereranijwe ni ntama zibagwa, ariko noneho turushirizwaho kunesha n'uwadukunze. Menye neza ko naho byaba urupfu, naho byaba abatware b'iyisi, naho byaba ikirambararo c'uburebure, naho icyabi c'amajepfo, ntabwo cabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo umuhanzi ashobora kukwica ariko ntabwo yakwica ubugingo, kuko Imana imaze kurema umuntu yamuhemekeyemo umwuka w'ubugingo, n'ubugingo budapfa, ubugingo ntabwo bupfa. Nta muntu wakwica ubugingo kereka ari nyirabwo ubwiyiciye. Nyirabwo yishe ubugingo byashoboka, ariko nta wakwica ubugingo bw'undi kuko buri mu maboko y'Imana. Kandi n'umurwanyi wari we wese cyangwa se ushaka guhakana imbaraga za Kristo bita antikristo, umupinga Kristo, ashatse kurwanya umuntu ufite ubugingo ntabwo yabukoraho, yarwanya umubiri akawica. Narizo mpamvu Yesu yatanze amasezerano ngo muje mutinya bica ubugingo, mwe kuja mutinya bica umubiri. Umuntu yakwica akagukura ariko akabatisha ubugingo bwawe, ukazazuka ku munsi w'imperuka. Yewe n'uw'inyamaswa yari ikamurya ikamumara azazuka, kuko itabashiye kugera ku bugingo. Icyabacari cyo cyose, intare ikakurya ikakumara, yashaka ikarigata n'amaraso,
wazazuka ku munsi w'imperuka kandi wambaye ubwiza bw'Imana. Nta cagera ku bugingo rero, byaba intambara, byaba makuba, byaba kurenganywa, byaba gutotezwa, iyo mirongo Satani arayitinyuka avuga uti Imana iri mu ruhande rwanje, umubisha wanje azaturuka he? Ntawe. Imana iri hejuru ya byose kandi imbaraga zayo ziruta za Satani. Narizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani we ni umurimbuzi, ni umwicanyi, ni umujura, azanwa no kwiba, akazana no kwica, akazana no kurimbura, ariko icazanye Yesu ni ugusenya no gukuraho imirimo ya Satani. Ni Yohana ya mbere igice cya 3:8. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 10:10 haravuga ngo ikimuzana ni ukuza kwiba, ni ukuza kwica, ni ukuza kurimbura. Ariko nawe ukavuga uti icazanye Yesu rero, Yohana ya mbere igice cya 3:8 ni ugusenya no kurimbura no gukuraho imirimo yose ya Satani. Ubu rero uwo murongo w'Abaroma Satani arawutinya. Ubw'Imana iri mu ruhande rwanje, mubisha wacu yabandi. Umurongo wa 8 Satani atinya ni umurongo wanditswe mu Filipi igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Haravuga ngo uturutse ku murongo waho wa 4 haravuga ngo umuntu wese muri mwe aho kwizirikana ubwe ahubwo azirikane n'abandi. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ubwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ariko ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugunirwa, ahubwo yisiga ubusa. Agira akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Hari ku murongo wa 9 hafite imbaraga rero hanesha Satani. Nico catumye Uwiteka Imana iha Yesu izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose arayo mwijuru, arayi ibyo mwijuru, arayi ibyo mwisi, arayi ibyo munsi y'isi amupfukamire, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Nuwango ka kamero k'Imana yataye, akemera kwisiga ubusa, akagira ishusho y'umuntu, akaganduka, ntiyange no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Imana ifite impamvu yabimuhaye. Nico catumye Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose ari ibyo mwijuru, cyangwa ari ibyo mwisi, cyangwa ari ibyo munsi y'isi amupfukamire, kandi indimi zose zongere guhamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Nuvuga ngo yari yataye akamero k'Imana, kuko Yesu ni Imana yigize umuntu, ariko none hasize akamero k'Imana kubwo guca bugufi no kugandukira yamutumye niyamuhamagaye. Imana imusubiza izina riruta amazina yose, kugira ngo amavi yose arayo mwijuru, arayi ibyo mwisi, arayi ibyo munsi y'isi amupfukamire, kandi indimi zose zirushaho guhamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Imana rero umurongo waho wa 9 Satani atinya ni umurongo wanditswe muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7. Haravuga ngo bene data mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nuvuga ngo ntabwo gutabarwa kuva ku Mana gupfa kuza gusa, ahubwo bituruka mu gukiranuka k'umuntu. Kuko Zaburi ya 66 umurongo wa 18 Dawidi yatura amagambo avuga ngo iyo nibwira ibyo gukiranirwa ntabwo Uwiteka aba yaranyumvise. Iyo nibwira mu mutima wanje ibyo gukiranirwa ntabwo Uwiteka aba yaranyumvise. Ayo magambo rero ukayahamya ufite umutima ukiranutska, ukavuga uti mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nubwo byaba ibigeragezo, nubwo byaba intambara, nubwo byaba uburwayi, nubwo byaba inzara, ariko mugandukira Imana gusa, ntimutandukane nayo, maze murwanye Satani. Ni Yakobo 4:7. Mugandukira Imana. Uwo murongo uzawature uri mu bitaro, uwo murongo uzawature uri mu makuba, uwo murongo uzawature uri mu ntambara. Mugandukira Imana kandi murwanye Satani nawe azabahunga. Ni umurongo ukomeye cyane, ni umurongo urwanya Satani, ni umurongo Satani kandi atinya. Iyo rangije kuwuporononsa araba kwiringiye, kuko ni inzererezi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arimo arazerera nk'intare yivuga ashaka kuba yaconshomera. Ni Petero ya mbere igice cya 5 umurongo wa 8. Mureke ingeso mbi,
mureke ubusambanyi, mureke ubujura, kuko Satani ari kuzerera kugira ngo ayiregire uwo yabifatiramo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo azerera nk'intare ngo agire uwo yaconshomera, ariko iyo uporonose ririya jambo rivuga ngo mugandukire Imana kandi murwanye Satani nawe azabahunga. Arahunga koko akagenda. Irindi jambo Satani atinya riri mu murongo w'Ibyahishwe igice cya 12 umurongo wa 11. Ibyahishwe 12 umurongo waho wa 11 ni umurongo Satani atinya cyane. Satani amanuwe avuye mu ijuru, ijwi rimaze kuvuga ngo wasiwe, ubonye ishano nawe wanyanja we, ijuru rigize amahirwe, wajuru we n'abarituyemo murahirwa, ariko wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishano. Kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi ko afite igihe gito. Hariya ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko babaneshesheje ijambo ry'Imana no guhamya kwabo, babaneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, barabanesha. Uvuze amaraso ya Yesu Satani arahunga. Babaneshesheje amaraso y'umwana w'intama, babaneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ni ukuvuga ngo iyo wiyeguriye Imana ukiyemeza gupfa, igihe kimwe bahamagaye Sadurake na Meshake na Abedenego, barabitwaga Hananiya na Mishayeli na Azariya, bagenzi ba Daniyeli. Nebukadinezari yaremye igishushanyo kirekire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mikono 60 cyo kuramwa, ariko none abantu b'igihugu cyose bagombye kubarara ngo bakiramye. Noneho Saduraka na Meshake na Abedenego arabitaga Hananiya na Mishayeli na Azariya, bari barigishijwe Imana y'ukuri, Imana y'Abaheburayo. Ariko none Nebukadinezari agira amakuru ko banze kuramya igishushanyo yaremye. Yarabahamagara agira ati Sadurake na Meshake na Abedenego, ibyo mutekereje rimwe mwabyibwiye? Ntaco bashubije. Aravuga ati noneho rero umuhango duwo kubarara abantu bose bakaramya igishushanyo nakoze. Nimwumva amabubura n'amasambuka n'amakornemize n'impanda zose, mukabona abantu bose bubaraye, namwe mukubarara ni byiza. Ariko nimutubarara ngo muramye igishushanyo nakoze, mukorere Imana zanje, nta mana ihari ku isi no hejuru, nta mana ibasha kubankiza, mfite imbaraga zose. Yumvaga ko ari Imana, yari yarishize hejuru, yumva ko nta mana imuruta, yumva ko adahangarwa, ariko aza guhangara abakozi b'Imana bahagaze bukuri no gukiranuka. Baramubwiye bati mwami rero nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi kadukiza amaboko yawe Nyagasani, ariko nawe itadukiza. Bari barigishijwe ko hari igihe cyo gutabarwa n'igihe cyo kudatabarwa. Buryo ugeze mu kaga, navuze iriya mirongo ko iyo uvuza Satani ahunga, arahunga kuko atashobora gukora ku bugingo, ariko umubiri hari igihe bidahinduka. Hari igihe ushobora gusenga iminsi 7, iminsi 20, usengera yaba ari umurwayi wawe akaba naragiye, ariko ukamwatuza kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo gusenga biduha imbaraga cyane zo kwihanganira ibigeragezo, ariko kugenda yanagenda, ariko Satani yica umubiri n'amaraso, ntabwo yica ubugingo. Narizo mpamvu Paulo yavuze ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abafite ubushobozi n'abatware b'iyi si n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru. Icyo gihe rero urupfu ni ingaruka y'icyaha, uburwayi ni ingaruka y'icyaha, inzara ni ingaruka y'icyaha. Ntabwo ari Imana yari yararemeye isi. Nizo mpamvu ushobora gusonza wasenga inzara ikanakwica cyangwa Imana igatabara. Ushobora kurwara ugasenga ugakira cyangwa ukanapfa. Ushobora kuba uri mu makuba, uri mu ntambara, ugasenga Imana igatabara ariko ukanapfa, kuko Imana irinda ubugingo bwawe. Nizo mpamvu iyo bavuga kuri Antikristo
ku murongo wa 7 igice cya 13 cy'ibyahishuwe bavuga ibya nyamaswa baravuga ngo ahabwa ubutware bwo kurwanya abera bose no kubanesha agahabwa no gutwara amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose abantu bose abi amazina y'abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo bagafatwa. Ni ukuvuga ngo icyo Satani adafite ubushobozi ni ubugingo, ariko umubiri wo arawufite. Ariko Imana iyo yabishatse igukura mu maboko ye ukavugira iya mirongo ukiranuka wihanye wasabye imbabazi aho mugira icyo mupfa ugahagarara imbere y'Imana uri muzima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yesaya 59 ngo mbese ukuboko kw'Imana kuraheze ngo kubashe gukiza, mbese ugutwi kwayo kwarapfuye ngo kunaniwe kumva. Aravuga atoya ibyaha byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, ni bicumuro byanyu no gukiranirwa nibyo bituma ibima amaso ikanga no kumva. Bisobanura ngo urihana, wamara kwihana ukegera Imana, wamara kwegera Imana ikagendera ku gukiranuka kuri mu mutima wawe igakora ibitangaza. Kandi yabona kwa igihe kigeze ngo ugende ukagenda, ariko ubugingo bukaba buri muri yo, bukaba buri mu maboko yayo. Imana yacu habwa icubahiro. Igihe twahuye n'akaga imirongo ni myinshi, ariko umugabane wa mbere ni 10. Nugera mu makuba ukavuga uti naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu ntaco nzatijya kukwiteka ari kumwe nanjye. Ukavuga umurongo uti Uwiteka niwe muco wanje niko gakiza kanje ni igihome kinkingira, kuko afite n'ubushobozi bwo kohereza abamarayika bayo bakandamira mu maboko yabo, noneho bakandamira mu nzira zose kugira ngo umukozi w'Imana adakubita ibirenge kubuye. Ni ijambo ry'Imana Satani atinya. Ukavuga uti abanzi barakugambanira, abanzi barakugenza kandi ni benshi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho bagucurira inkota zo kukwica ntaco zagutwara, naho indimi zose zahaguruka zivuga amagambo yo kukurwanya uzazitsinda. Ni umurage Uwiteka Imana yasigiye abakiranutsi. Imana yacu yabwa icubahiro, Imana yacu ishimwe. Ari amagambo y'Imana tuyamenye, ira mirongo Satani atinya tuyimenye. Ni 70 turi ku mugabane wa mbere, ariko noneho tuzakomeza umugabane wa 2, umugabane wa 3, umugabane wa 4, umugabane wa 5, umugabane wa 6, umugabane wa 7. Genda Satani kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe ari ukorera yonyine. Ntabwo twahamagare gukorera Satani, twamagiye gukorera Imana. Uwo murongo rero urabihamya Satani akawutinya, kuko ndawe arabizi ko Imana nayo iri mu nshingano zayo. Twahamagariwe gukorera Imana, ntabwo twahamagariwe gukorera Satani. Iyo rero watura umurongo ukavuga ngo genda Satani, byanditswe ngo uramye Uwiteka Imana ari ukorera wenyine arahunga. Imana yacu dusange kugira ngo iyo murongo tuyamamaze, iyo murongo tuyivuge tugeze mu kaga, iyo murongo izaturengera turi mu makuba, iyo murongo tuzayigendana mu rugendo. Ahariho hose Satani arayitinya, tukayiyambaza dusaba gutabarwa guturuka ku Uwiteka. Patse tugana ku musozo, iyo mirongo wagenda uvuga umurongo buri murongo ukavuga iyi mirongo ari 10 waruvuze, utuwa mbere wa 2 wa 3. Umurongo wa mbere naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Ni Zaburi ya 23 umurongo wa 4. Umurongo wa 2 Uwiteka niwe muco wanje n'agakiza kanje, Uwiteka ni igihome kingira ubugingo bwanje. Ni Zaburi ya 27 umurongo wa mbere. Hari avango izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu nzira zawe zose, zakuramira mu maboko yawe kugira ngo udakubita ikirenge kubuye. Ni Zaburi ya 91 utangire ku murongo wa 10 kugeza ku murongo waho wa 13. Umurongo wa 4 ni hara muri Yesaya igice cyaho ca 54 umurongo wa 17 havuga ngo naho bagucurira inkota zo kukurwanya ntaco zagutwara, na indimi zose zaguhagurukira ngo zikurwa uzazitsinda.
ni Yesaya 54 umurongo wa 17. Umurongo wanditswe muri Matayo 4 umurongo wa 10 haravuga ngo genda Satani, handitswe ngo uramye Uwiteka wenyine ari ukanda ari ukorera wenyine. Uwo murongo nawo Satani arawutinya. Umurongo waho ni wa 6 wo muri Luka igice cyaho ca 10 umurongo waho wa 19 utagire kwa 17 hava ngo Yesu yohereza abo 70 bagaruka bari kuvuga ngo Yesu Yesu Yesu. Abadayimone baratwumvira mu izina ryawe. Aravuga ngo nabahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, nta kizagira icyo kibatwara kuko ndi kumwe nawe. Ni umurongo utera Satani ubwoba. Nabaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, nta kizagira icyo kibatwara. Ni umurongo Satani atinya cyane. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 31 haravuga ngo ubwo bimeze bityo tuvuye iki? Ubwo Uwiteka Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu yabande. Ntabwo yemeye kwimana umwana wayo Yesu Kristo izamuduhana n'ibindi. Ariko umurongo wa 32 bavuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Abaroma 8:37. Ese ni amakuba? Ese ni ukurenganywa? Ese ni intambara? Ese ni inzara? Ese ni urupfu? Ewe turicwa umisi ukira bakuduhora, kandi abera b'Imana bageranijwe n'intama zibagwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo turushaho kunesherezwa n'abadukunda. Menye neza ko n'urupfu ubu abatware b'iyisi, cyaba ikirambaro cy'amajyepfo cyaba ikirambaro cy'amajyaruguru, ntawe cyabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Yani mirongo itabara abantu bari mu makuba. Noneho rero Abafilipi igice cya 2 umurongo waho wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana mu izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire, yaba ari ibyo mu ijuru, yaba ari ibyo mu isi, yaba ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zirusheho guhamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Satani aratinya cyane. Umurongo wa 9 Yakobo 4 umurongo wa 7 nuko rero mugandukira Imana murwanye Satani nabazabahunga. Hari rya jambo mu kigiri kirikoreje bavuga ngo aguruka nk'umwambi. Ntabwo ari uguhunga gusa umuntu agendesha amaguru, ahubwo uyu muntu akiranuka agandukiye Imana, Satani araguruka. Agenda mu buryo bwo kuguruka, ntagenda mu buryo bw'amaguru. Bigaragara ko gukiranuka kumwihutisha cyane kugira ngo aje kuri. Umurongo wa 10 ni ibyahishuye igice cyaho ca 12 umurongo waho n'uwa 11 avuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibatinya guhara amagara yabo, kandi ntibanga no gupfa. Kwitanga kugira ngo umuntu apfire ubutumwa bwiza ni ukumeshesha amaraso y'umwana w'intama. Imyambaro yabo ni imyambaro bisobanura imirimo yo gukiranuka. Kuyimesa ni ukwiyeza abantu bagatungana, kuko amaraso ya Yesu ni amaziranenge. Satani arayatinya, yarivuze ngo amaraso ya Yesu uba wambaye ubudahangarwa imbere y'umwanzi, arahunga akagenda. Imana yacu idusange dufashe kugira ngo iyo mirongo itera Satani ubwoba tuyimenye, tube turayigendana. Nubwo waba utagendanye Bibiliya, ariko ugerageze kugira nosiyo yayo kugira ngo no muri bisi uyivuge. Imana yacabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Pastor, reka tugushime tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime nawe wabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Tubasaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone, abantu mugeze ko gusenga everyday. Kiganiro butaha. Shalom shalom. Gusenga everyday nimero ikorera kuri WhatsApp ni 0786696620. Kubashaka gukurikirana ibiganiro ni 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha nawe ubutaha. Shalom shalom. Gusenga